Mutesi nawe bahise bamushyira ku rubuga aranuka aca mu gikari mfite message ari kuntuka Pastor Mutesi arambwira ngo ndi umusazi nge Pastor Mutesi yaranseze yarambwira ngo ubuzima bwananiye bw'Ikigali nge fashemo kujya mu cyaro etaje naniye kuyishyura nese Pastor Mutesi nta bwenge agira ku buryo yavuga ngo bamusohoye mu nzu bamutaye hanze yarakoze ubukwe burenga miliyoni 10 ku buryo izo miliyoni 10 atari kuziguramo wenda n'urugero n'inzu ya miliyoni 10 bagakora urukiko bakibanira none ngagiye kwa mu gikoni avuye muri etaje agiye kwa mu gikoni none se kintu yakoreye Imana Pastor Mutesi kibi cyatuma Imana imuhananurika mu kubitasi kamujyana muri ako kazu n'igiki kuba yarashakanye na Fredina ko no mu rugo iwacu aho mvuka batakiba mu nzu imeze nk'iriya ni ukuri kumugenzi ujya mu ijuru urumva niyo mpamvu abantu tubwira cyangwa abantu badukurikira bamwe baba babona abagore bo mu Rwanda tumaze nko gutoromuka mu mutwe twataye umutwe tumeze nk'abasazi ndiko ngo nago yatera inkunga ibikanza bimutera inkota ndabwatari komana Pastor Mutesi niwe wakubwiye amagambo arakubwira ngo uri umusazi Imana yaremye Mutesi wenyine ntabwo Imana yamuremye wenyine yaremye abantu benshi ariko yanakoresha na Mutesi akakikugurira umuntu wamwigiye umushinga Sandrine uyu mushinga akawumwigira wo kugira ngo azakeriye uru rubuga yego rwo kugira ngo bamufashe baterateranye bamufashe yego yagombaga kubanza kumwigira n'ubundi mushinga nk'ubu hari ikiboko Imana igiye gukubita Pastor Mutesi iramuziza ibintu bibiri mwuka w'ubwishongozi kwiyumva Fredina aratasha asohotse muri uru rugo Imana ivuganye na Pastor Mutesi ngo uyu yari umushitsi wo kumwereka ko ibyo yavuganye nawe yabikora yari wo kumumara imbeho igihe gito ibi nibyo byishimo bya mbere n'ibya nyuma Mutesi yabonye akiri kuri iyi si hirya yibi nibishaka nagenda bagiye mu kigo ngororamuco kubera iki kubera imyitwarire yiwe nawe ntago natinya kubimubwira niyo najya kumusura nzanamusura ariko ntago natinya kubimubwira kubera ukuntu nibishaka yitwaraga pe yigagazaga kumva ko ari we muhanuzi ko Pastor Mutesi yaragurishije cano yaranabisobanuye yayigurishije ku rwego rwo Sireka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuye mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu uyu munsi ndi kumwe n'umubyeyi twagiye dukora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ndetse kuri title kenshi najyaga nkunda kwiyandikira ni dore uyu ni murumuna wa Pastor Mutesi arangeza bakantuka koko ese abantu kuki abantu bakuza kuri murumuna wa Pastor Mutesi buriya ntago mbizi nabonye hari ahantu wigeze kubyandika ngo harya ngo kuba ngo murumuna wa Pastor Mutesi ngo bituma ngo abantu banga kugufasha ni ikiganiro nari nakoze noneho hari umuntu nari natse amafaranga arangije arambwira ati nge nta mafaranga naguha kubera yuko urimo n'umuntu wa Pastor Mutesi kandi Pastor Mutesi ni umukire afite amafaranga ubu uri kwirizwarizwa ngo ufite ngo nta mafaranga ufite kandi ufite mukuru wawe w'umukire abantu benshi banga kugufasha bati uri muri Pastor Mutesi bati Pastor Mutesi arakize nta kintu tugufasha niko bambwiye yego uri umutagirirwaho ingaruka no kuba witirirwa kuburi muri Pastor Mutesi oya nta ngaruka byanangiraho umuntu buriya nyine ubundi si Imana itakurengeye umuntu ugira ngo yakurengera siri Imana itakurengeye ntago byakwemera pe n'ubundi ubwo ngubwo kumfasha nka kwa kundi ubwira umuntu uti ntiza 5 akakubwira ngo ntabyo mfite n'ubundi yarabifite wabyaka undi muntu utatekerezaga ko yanabiguha akabona arabiguhaye yego ubwo rero ntabwo narenganya uwo muntu ahubwo ababigize nk'urwitwazo ababigize urwitwazo ahubwo ntaguhakanenga kubwire ngo ntago bishoboka ahubwo akashaka kubigira urwitwazo nyine ariko inzitwazo mu bantu se zijya zibura ntago zijya zibura ngiye ibyo ntago binca intege ndabihorera yego uko byagenda kose ariko hari ibyiza hari n'ibibi uhurira muri ibyo bintu ese ibyiza wahuriye nabyo mu kuba wakitirwa muri Pastor Mutesi ni ibi ibyiza naba narahuriyemo nabyo ndibwira yuko buriya nta muntu wangwa na bose Pastor Mutesi kuba yaba ari umuvandimwe wanjye mu ruhande rumwe yego mva ngiye kuri ngewe nta kintu bintwaye kuko ntasebetse pe
yego ntasebetse ku buryo ataba umuvandimwe wanjye, wenda abandi baraza bavuga ibindi byabo, ariko abandi ni abandi. Yego. Njye mfite uko mbyumva njyewe, kuba naba ndi kumwe na Pastor Mutesi tugendana biri kiriya, cyane ko ari umubyeyi utamwaye, Yego. kuba twaba turi kumwe, cyangwa kuba yaba ari mu kirori cyanjye cyangwa nkaba mu kirori cyiwe, numva nta gisebo cyaba kirimo. Yego. Njyewe numva nta kimwaro cyaba byantera kuba ndi inshuti ya Pastor Mutesi, cyangwa yaba nk'umuvandimwe wanjye, nta kimwaro bintera. Yego. Abantu bajya banga kugufasha mu by'ukuri, tunagaruke no ku buzima ubayeho, kuko ubu ngubu tuvugana twagusuye turi gukorera ikiganiro iwanyu aho uba, ntabwo ubayeho ubuzima bwiza pe. Ntabwo buba ari bwiza bitewe n'ubuzima bwo muri Kigali. Ubuzima bwo muri Kigali bwo buba bugoranye. Urumva kuba mu mujyi wa Kigali ufite abana 5, Yego. ukongeraho umukozi usigara n'abana kugira ngo ucye kubahigira ibirayi, ukongeraho n'abashyitsi baza kugusura, uba ufite muri ubu buzima bufite n'izindi nshuti, mbese no gukodesha ubukode bw'i Kigali biba bigoranye, ariko nyine Imana nyine igenda ikora ibyayo. Yego. Nubwo bamwe rero banga kugufasha bagendeye kuri icyo, bati abantu bavuga kuri muri Pastor Mutesi bakabishingiraho, nashaka ko umwe mu bantu bari kwakirana kino kiganiro haza kuvamo uyu munsi mu muntu uvuga uti singendera kuri ibyo, ngende umunyamugisha, reka uyu mubyeyi mwifashirize, ngira ukuntu nabigenza, akanda akanyenyeri rwose. Kuri Imana ize kumuha umugisha. Reka tuze kureba uza kuba yatsindira ize aya kumuha mahirwe. umugisha. Yego. Tunjire mu kiganiro rero, tugiye gukora ikiganiro ariko n'abantu nabo bajye bagerageza ntibakajye batera abantu ibikwasi. Nibyo koko ushobora kuba ufite uburyo ubabaye mu ruhande rwawe, n'undi nawe afite uburyo ababaye mu ruhande rwiwe, ariko namwe murakabya rwose, ukandika comment utukana umuntu ntumuzi. Ntago biba bikwiriye rwose pe ntago biba bikwiriye. Abandi hari comment imherutse kubona nabwo mukurikira kiganiro nari nakoze, barangije bahita umuntu ahita yandika aravuga ngo yazakurangiye umugabo se nawe ukava mu buzima bwo kwibana. Nk'ibyo ngibyo ntago babireba. Abantu bavuga ngo ari nde uzakurangira umugabo? Pastor Mutesi. Bakamuvuga bakagucyurira gutyo. Muri comment ntago wabibonye mu kiganiro muri iki kiganiro nakoze, nasomye comment mbisangamo. Nyine ndavuga nk'ubu uyu muntu ababitekereje none se ko nta soko ry'abagabo afite acuruza ngazamuzana ampambiranye nawe. Yego. Nta soko ry'abagabo afite ngazamuzana ampambiranye nawe. Ni byiza kuba umugabo yaza, byaba ari byiza, byaba ari iby'igiciro. Nanjye rimwe na rimwe hari n'inshingano naba nduhutse, kuko ubu ndi umugore nkaba n'umugabo, inshingano zose ziba ziri kuri njyewe. Rero iyo ufite umufasha hari ibintu mufatikanya, ibintu bikagenda neza. Ariko nyine umuntu agahita gukubita nk'ikintu nyine ukacyumvira ahantu. Kumva ni ibibazo cyane. Reka ne gusimbuka iki rero n'ubundi reka nyikubaze. Ndabona ubanye n'abana, ubayeho ubuzima bwawe nyine, mutungwa n'iki, mubayeho mute? Ko mbona nta kazi ufite, mubayeho mute? Ni Pastor Mutesi ubafasha, mubayeho mute? Oya, ntago ari Pastor Mutesi dufasha, ariko nawe ntabwo navuga ngo ntabwo yamfasha, ariko wenda ashobora kumfasha mu bushobozi bwiwe uyu munsi bukeya. Wenda ntiyavuga ngo afashe umwana amushyize mu ishuri aramwishingiye kumurihirira, cyangwa se avuge ngo yishingiye kunyishyurira iyi nzu mbamo. Ariko nshobora kumuhamagara nkamubwira ati nkene ndabona hari ukuntu tugiye kuburara mu rugo, wagira ukuntu bigenza, wenda akaba yampa 5 cyangwa akaba yanyoherereza nk'iryo 10. Ariko nawe nyine ubwo yenda nibwo bushobozi abaye afite mu ruhande rwiwe. Uko rero Imana ikoresheje Pastor Mutesi, ni nako yateguye runaka wundi. Ishobora gukoresha Karoli, ishobora gukoresha Ivona, ishobora gukoresha Irena, ishobora gukoresha n'abandi bantu benshi. Imana ifite umuntu mu bantu, rero yakoresha n'undi wari we runaka nawe yagukoresha, tukabasha kubaho, ubuzima bugakomeza gutyo. Kandi ntabwo buzakomeza gutyo, Imana izahindura amateka. Mu buzima tubamo n'ubundi buzima butandukanye, bijya bicangana, usanga nabo wita bakire, hari igihe bigera bikanga, icyo kurya cyabuze, hari igihe bigera bikanga rwose. Wowe iyo ubyanze
ubigenza uti ngeyo byanze pe umutwe nkuteka kuri Yesu rwose ndasenga nkabwira Imana ngo Mana ibintu byanze nta kurya byanze nyine nkabimwereka ubwo nyine hari igihe pe byanga neza umuceri ugashira mu nzu igihe cyo kwishyura inzu kikaba cyageze neza bikanga abana ku ishuri bakampamagara bikanga kandi ntafite umuntu ndi guhamagara ngo mubwire ati cyangwa papa wabo mubwire ati abana bimeze gutya na gutya nk'imama nk'ipapa rero nkabwira Yesu tu Yesu ngwino ahangaha nanjye namanitse amaboko nta kuntu kundi mfite kukubigenza muri uku kwezi gushize byibuza nimba atari ibanga waburayemo nka kangahe muri uku kwezi gushize aya ntago twaburaye nabansebeje Imana aragufashije okay Imana ishimwe ntago twaburaye pe yego reka twinjire mu kiganiro cy'umunsi ejo bundi nagiye kubona mbona akoranye ikiganiro n'uwo bita Sandrine umubyeyi ukunzwe cyane n'imbaga nyamwinshi akaba iyi nimero yo kuguhamagarwa na 43 ntago yize ihorere okay reka tubanza dukina amajwi y'ikiganiro wakoranye na Sandrine hari utubazo ndi bukubaze tumwe na tumwe tugiye dutandukanye nanga kuyarya Imana yagukoreye igitangaza yamaye niyo mpamvu yo mbonye umuntu ari kuvuga ngo ibyo mvuga ndabeshya nitamwereka Imana yo mu ijuru reba kugira ngo bankorere amasezera one thing is mwanza ahantu hatariho mwanza ahantu harya mutipe mwita Kizo Kizo Empire mutasi niwe wakubwiye amagambo arakubwira ngo uri umusasi etse gatoya urusara rwo kwirirwa wimukamuka wenda abantu koko bararutanwa pe nimba Imana ngiye yaramaye kugirirwa ubuntu nkaba mba mu nzu umwaka ugashira imyaka 9 nyikibamo n'ubuntu Imana iba yangiriye bwo kubasha kubona ubushobozi ariko se nabaye mu banyirayo baracyanyishyuza bakavuga ngo wagiye utwara ahantu mu Kiyovu wabaga wa mugani nyiri inzu twarahuye arambwira ngo wamugiyemo niko ntago baba bambeshye uriya mugabo yarambwiye ngo wamugiyemo ideni waramwambuye kandi uri umuhanuzi ese nari kuyakura nageraga nayabuze ariko reka zirimo cyisa wambara garika kongera kusetsa mama ariko yajyagahinda kaza nikabwire ko rodi buriya wari uri musekuza nkumva ndababaye ikintu cyane gushaka icyangombwa mu munsi umwe impa yaravuze ati birashoboka kubeshya njye nyamara kubona abantu bahore impaya nawe rero ariko yaciye mu gikari kuri telefone ku ruhande arandika arambwira ngo niba uzi kubeshya mbizi ntabwo navuga ati hari abantu bavuga ngo ntabwo umugore usa nkawe gutya wisukishije yabura amafaranga Mutesi nawe bahise bamushyira ku rubuga aranuka aca mu gikari mfite message ari kunuka Pastor Mutesi arambwira ngo ndi umusazi Pastor Mutesi yaragututse arakubwira ngo uri umusazi ngo ndiko ngo ntago yatera inkunga ibikanza bimutera inkota Pastor Mutesi niwe wakubwiye amagambo arakubwira ngo uri umusazi ngo ntago yatera inkunga ibiganza bimutera inkota ndavuga ati Imana izafite igihugu n'ubundi ntacyo nyimara message urazifite izakukure mu gihugu si kujyane he ushaka gupfa se ushaka kukwica ikagucyubura tugarukira ahangaha wiseka birababaje amarira y'umubyeyi yibona umubyeyi nk'uyu ngo yari kurira Sandrine aya marira tubanze tujye kuri aya marira aya marira y'umubyeyi koko avuga ati Pastor Mutesi yamwise umusazi ati ntago nafasha ibiganza binera inkota none se kuba tutarira twebwe nuko tudafite ibituriza icya kabiri Pastor Mutesi yaramubwiye ngo ntabwo yafasha ibiganza bimutera inkota uruhande rumwe abantu wenda baze kubyumva ntibavuge ngo mvugire Pastor Mutesi Sandrine kuba babaye arababaye ariko ntabwo ari we mugore ubabaye muri iki gihugu wenyine uza abagore bari hano hanze bababaye uzindushyi ziri hano hanze noneho nimbe nawe n'uwamubyajije azi n'icyerekezo cyahari
ariko hari n'abafashwe ku ngufu babatera n'amada bafite n'abana batazi na base yego aho bari urumva ndabyumva niyo cyane mpamvu abantu tubwira cyangwa abantu badukurikira bamwe baba babona abagore bo mu Rwanda tumaze nko gutoromoka mu mutwe twataye umutwe tumeze nk'abasazi aya marira ahubwo ni amakunguzi ntago ari ay'ubuhoro aya marira ya Sandrine ni amakunguzi ni amakunguzi pe aya marira ni amakunguzi Pastor Mutesi mu by'ukuri yaramwanditse ngo amushyira ngo kuri urwo rubuga ngo bazamufashe yego umuntu wamwigiye umushinga Sandrine uyu mushinga akawumwigira wo kugira ngo azakeriye uru rubuga yego rwo kugira ngo bamufashe baterateranye bamufashe yego yagombaga kubanza kumwigira n'ubundi umushinga wo kubanza gusaba imbabazi uwo yatutse cyangwa uwo yasebeje yego sibyo nanjye Korodina njyewe ndeke kuvuga Pastor Mutesi yego reka kuvuga nanjye ndi Korodina nkagufasha nkakugaburira abana nkaguha amafaranga yanjye ugahindukira ukaza kuri YouTube ku isi yose ukavuga ko ndi umuteramwaka untera umwaka ibyo ni ibintu byabaye ku mugaragaro ntago byabaye ninjoro ukaza kuvuga ko ndi umuteramwaka wahindukira ukongera ukaza kunkeneraho ubufasha nkabuguha ariko uyu mubyeyi akeneye ubufasha none se undi Pastor Mutesi undi yaza kumuha ubu bufasha hejuru yuko yamubwenga atera umwaku cyakora Pastor Mutesi nawe yaba yagira rwose amafaranga apfa ubusa njyewe cyakora aramutse aje nanjye akabanza kunsaba imbabazi z'ibyo yamparabitseho mbere ubufasha nabumuha ariko nanjye ndamutse mufashije naba ndi nk'umusazi nkawe ese mu mboni zawe Sandrine akwiriye ubufasha byibuza na bukeya burasa ubufasha ubwo se mvuge ngo arabukwiriye cyangwa ntabukwiriye araje aravuga ati ni ishyari hari ndi kumurwanya njyewe naranabimubwiye mu kiganiro wenda nuko ikiganiro utakirangije njyewe mu bufasha ndi kwaka rwose umuntu Imana izakoresha ikamukoresha si nkeneye imiruho yo kujya yaravuze ngo azajya ngo kubwira leta wenda ntiwagatangira ku kantu gukumve ngabwire leta ngo leta ni umubyeyi irumva nibyo koko irumva ngimuhe ngo ahantu arundarunda akantu ko gushyiriramo abana umuntu uzamubufasha azangurira inzu ihagaze inzu baramaze kuzubaka zirahagaze nimura umuryango wanjye n'abana banjye mbajyane mbashyiremo naho rwose icyo kibanza cya miliyoni 2 ngewe nta ubwo bufasha mbukeneye kuko mfite Imana ishoboye ibintu byose kandi yakoresha umuntu ufite icyo kibanza ntabwo agishobora ubundi twinjire kuri icyo kintu none si icyo kibanza cyo muri iyi minsi gisaba kucyubaka n'ubundi bisabye izindi mbaraga arashaka n'ubundi bufasha bwo kugira ngo bamugurire icyo kibanza siko bimeze yavuze ko yishyuye miliyoni asigayemo nimba ngare 200 ngahe niko yavuze ashaka ko bamugurira icyo kibanza ubwo nyuma yo kumugurira ikibanza azagaruka yaka n'ubundi bufasha bwo kugira ngo bamwubakire n'inzu bayiterekemo ahubwo nje nabyakira rimwe ndetse n'ubundi kaza kukibanza none si kibanza azagenda ashyiramo shitingi aryamishemo abana oya tujye tuvugisha ukuri kuraryana ariko si kibanza azagifata agenda asasemo shitingi ariko nanone umuntu adafite akeneye ikibanza akaba adafite ubushobozi bwo kwigurira cya kibanza ahubwo ngo aze kwaka ubufasha bwo kuvuga ngo nabuze ahantu ho kuryamisha abana kandi mfite ikibanza abanyarwandakazi mfite ikibanza mwamfasha nkarundarundamo n'akazu k'amabati 5 kugira ngo abana bajye babona aho barara akaba akeneye ikibanza ahubwo ibingibi ni nk'ubujura wa mugani ni nk'ibi byose ni nk'ubujura ni nko gushaka gukuramo abantu nyine amafaranga kwikuriramo abantu ku buryo umuntu akakanya umuntu akwifashirije akakwihereza ikibanza baguhemukiye se none se ubu ngubu bazaba bakimuhaye cyangwa azaba yagiye nyine oya urumva mu by'ukuri yaba ari ukumufasha ese ubundi sa nk'uduswana ku kibazo Sandrine afite niki bamuguriye ikibazo afite umuntu yamuhaye amafaranga ngo 1 miliyoni yego amaze kumuha 1 miliyoni ngo abantu ngo abanyamakuru ngo baramubwira ngo agure kamera aravuga ngo ntago nagura kamera ntafite ahantu ho kuryamisha abana yego arangije ngo ajya muri Copedu nimba ari muri Copedu muri banke yabitsagamo ngo bamwemerera kumuguriza ngo arangije aragenda ya miliyoni ngayirambagizamo ikibanza n'inguzanyo atarayibona miliyoni arayibikuje agiye kuyishyura agiye kwaka inguzanyo baramubwira ngo hari ngo ntabwo nimba atarageza igihe cyo kugurizwa ngo kandi ikibanza yamaze ngo kwishyura igice ngo mu mudugudu nimba ngari mu mudugudu
birimo aho sinjya nshobora gusobanura inkuru Yego. zose ngo nzirangize. Mbi kibanza kigurirwa mu mudugudu njye sindatunga n'ikibanza sinanabizi. Yego. Urumva niyo mpamvu Impaya yavuze ngo ibi bintu nimba birimo imitwe no gufunguza afungu niko yamubwiye. Yego. Kubera ko nabakurikiye icyo kiganiro barabajije mu gikari muri message bagiye bandika barabaza ngo ikibanza kigurirwa kigurirwa ngo kwa nimba ari kwa Mutwara Sibo nimba ari kwa Mudugudu yagiye ngo kwa Mutwara Sibo ngo niwe bamusiye ikibanza ko ngira ngo bijya kwa noteri kugira nuko ese nicyo kibanza cya miliyoni zingahe cya miliyoni nimba ari 3 na magana. Yego yishyura miliyoni imwe abura ndi ubwo arabura 2 na magana 3 yo kwishyura ngo abakomisiyoneri. urumva ko niyo mpamvu yari arimo ararira no ngo bamubwiye ko abanyamakuru birirwa ngo bafasha abantu. Yego. Ngo bamubwiye ko abanyamakuru birirwa bafasha abantu. Ubwo rero yagira ngo abanyamakuru ngo yakoze urubuga kereya abanyamakuru bose. Sandrine utaramana n'amezi 5 muri social media ahita afata abanyamakuru bose abakorera urubuga ubwo n'abantu yakuye muri social media kugira ngo bamufashe. Impaya rero arangije ngo ahita byandika ku rubuga aravuga ngo ibyo bintu nimba ari amanyanga azafungwa. Abantu bamwe bari batangiye kwitanga bageze mu 150. Impaya kivuga icyo kintu ngo abantu bamwe batangira kureba futinga batangira guhagarika kwanga kumufasha. Urumva boss ko Impaya arumva ko yahemukiye Sandrine. Ubwo niko wabivuga ariko Sandrine yarahindukiye arigarura aravuga ngo Impaya akunda ukuri ngo ahubwo agiye gushyiraho urupapuro ngo rw'ukwe rwavuye kwa noteri ngo byabe natari ibinyoma. Rero urwo rubuga ntago ndubaho ngiye nta nubwo yari kunshyiraho kuko ngiye sinabonayo ntanga sinajya gufasha umuntu nanjye ntifashije. Uti Sandrine ufite umwuka wo uzenguruka uvaho ujya ni wabyivugiye mu kiganiro muri kumwe. Wigeze wumva Sandrine abihakana mu kiganiro ko twari twicaranye? Sandrine nimba twaraturanye tugaturana muri quartier. Yego. Akaba muri quartier mu myaka 5 nari mpamaza akimukira nko mu mazu hafi nka 15. Yego. Urumva atari umwuka w'uruzerero wo guhora zerera? No umwuka w'uruzerero ubwo ngo none uvuye mu Kiyovu wimukiye nko mu nzu 10 mu Kiyovu uvuye mu Kiyovu ugeze ku Gisozi wimukiye nko mu nzu enye uvuye ku Gisozi ugiye mu ntara nimba ngari hehe hamwe yari yaragiye mu ntara handi avuye mu ntara agarutse mu Kiyovu avuye mu Kiyovu agiye Gihara. Ubwo surumva ahubwo wagera muri quartier yabamo urumva ashobora kuba atabana n'abantu neza. Rimwe na rimwe niyo umuntu yimukamuka akeshi na keshi uba mu nzu y'umuntu kayimaramo amezi 2 cyangwa ukwezi kumwe warangiza ugahita umwaka pirave si imisi 15. Hari n'igihe uvuga ngo watinze kubona inzu ukamugendamo ukwezi kose nyiri inzu akirindiriye ubwo ntago ububarishije nyiri inzu nabi. Ntago umubarishije nabi ngaho bara nimba amezi inzu zose amaze kujyamo ubare niyo misi 15 yagiye abagendamo cyangwa inanarenga 15 wumva amezi amaze kugendamo abantu ni mezi menshi cyane. None urumva so umwuka ahubwo umupasiteri wiyameniya akwiye kumusengera uwo mwuka ukamuvaho cyangwa wamugana umuntu ugomba kumugirira impuhwe akamugurira iyo nzu akamushyiramo. Yego. Byaba ari byiza kuko n'ubundi kuvuga ngo bishyuye ikibanza n'ubundi hazajyaho risike muri uru Rwanda ibintu by'amanegeka byaracitse. Yego. Kubaka inzu ukayigondera ya miliyoni 30 ahubwo umuntu yakugurira ihagaze ya miliyoni 20 cyangwa miliyoni 15 ugapfa gushyiramo babana ugategereza ibindi bizaza. Ubwo rero nta hanyanyaza kibanza cya miliyoni 30 se kiba cyujuje mezire. Kibanza cya miliyoni 30 cya miliyoni 3 kiba cyujuje mezire. Cya miliyoni 3 kiba cyujuje mezire. Ubwo ikibanza cya miliyoni 3 uba nago mbizi ariko ko byagenda kose biterwa n'ahantu ukiguriye icyo kibanza biterwa mbese na quartier ukiguzemo icyo kibanza. Yego. Hano rero hari video nshaka kubanza kukwerekanayo ni video urabanza uyirebe niyo umuhanuzi n'ibishaka Theogene aho yari ari guhanura abwira Pastor Mutesi ati bimeze gutya nabo bazo byumva. Hari ikiboko gikomeye Imana igiye gukubita uyu mugore iramuziza ibintu bibiri umwuka w'ubwishongozi kwiyumva kudaca bugufi. Icya kabiri Ferdinand aratasha asohotse muri uru rugo mute abantu baze kunyihanganira aho bidufatiye naho tubitangira.
Imana ivuganye na Pastor Mutesi ngo uyu yari umushitsi wo kumwereka ko ibyo yavuganye nawe yabikora. Yari wo kumumara imbeho igihe gito n'umwanya muto kugira ngo yongere asusuruke. Ibi nibyo byishimo bya mbere n'ibya nyuma Mutesi yabonye akiri kuri iyi si. Hirya y'ibi nta bindi. Mujye mwihangana, ndabizi barantuka, ariko umwuga umuntu akora agomba kuwuzira. umwuga umuntu akora agomba kuzana, ariko uyu nibishaka yavuze aravuze ngo umwuga umuntu akora agomba kuwuzira. agomba kuwuzira. Yego. aho ngaho ndumva ahubwo iyo video inanagusubije harimo igisubizo gikomeye. Nibishaka n'umuhanuzi, yari umuhanuzi. Yego. Ubwo urumva rero yari ari kwihanurira ahubwo. Nanjye nsanze umwuga nibishaka yakoraga w'ubuhanuzi ari wazize. Si waziza se? Yego, tujye kuri kino kintu tubanze twinjire. Ubundi kwanza buno buhanuzi urabwumva ute bwo kuvuga ko uwo bita Pastor Mutesi yagize ukwishongora kwinshi ndetse abonye mu buhanuzi bwe Ferdinand asohoka mu rugo? Ubwo se n'Imana yari bimweretse? We agira ati ni Imana yabimweretse. None se nimba ari Imana yari bimweretse ko yari afite nimero ya Pastor Mutesi, kari nk'ibyo byose birirwa bavuga ko atasanze Pastor Mutesi amubwire ati reka dufatanye dusenge mubyeyi, mbonye ubuhanuzi bumeze gutyo, uyu mugabo aje muri ubu buryo akaza kumwanika ku isi yose, yagira ngo ubuhanuzi bwe bwemerwe, yagira ngo bigende gute? Arangije agiye kurangiza, Yego. agiye gusoza sorry, arangije aravuga ngo no kurangiza no gusoza ni kimwe. byose ni kimwe. Yego. Arangije agiye gusoza aravuga ngo umwuga umuntu akora niwe uzamukoraho. Yego. None niwe umukozeho rero basi sorry. Yego, urakoze kuvuza ku kantu uko umwuga akora ari umukozeho. Turahita dukomoza ku kantu kagira kati mu kiganiro no munsi numvishe Pastor Claude yavuze ati uwo bita Pastor Mutesi yateye umwaku nibishaka. Ibintu biraza kuba byahuza bite ko uwo bita nibishaka cyangwa se uwo bita Pastor Mutesi biri kuvuga ko yateye umwaku ngo nibishaka ariyo mpamvu yaje kuba yahita atabwa muri yombi nyuma yo gukora ubuhanuzi nk'ubu ngubu kuri Pastor Mutesi? Rega nta muntu ubundi ujya uhagurukira umuntu w'Imana. Nta muntu uhagurukira umuntu w'Imana. Iteka ryose wahagurukiye umuntu w'Imana ukamuvuga ukamukoraho inkuru, ubu uri umuswa. Kandi ikindi cya kabiri, ubu uri kwishyira mu maboko mabi, ntabwo ubu uri kwikura mu maboko y'Imana wishyira mu maboko mabi. Rero kuvuga ngo Pastor Mutesi muteye umwaka, Pastor Mutesi se amutera umwaku ko atigeze ararana nibishaka, aravuga ngo yamuteye umwaku mu buhe buryo ko nk'imyaka yarishize ko ngira ngo Pastor Mutesi niwe wazanye nibishaka kuri iyi mihanda. Iyi mihanda nibishaka ko yaramaze kuyondokerwaho, amaze kubibogari yiyumva rwose no mu ngendo ko abonaga ko yiyumva. Aravuga ko Pastor Mutesi amuteye umwaku gute, ahubwo ko yahagurukiye umuntu w'Imana, kandi umuntu w'Imana nta muntu ujya umuhagurukira. Yego. Uwakikura mu biganza by'Imana ahubwo akishyira mu biganza bibi. Nta mwaku yamuteye rwose, gusebanya nyine nibyo wa mugani bavuga ngo bigezweho cyangwa se bigaburira abantu, ariko ntago navuga ngo niwe witeye umwaku kubera ko yavuze umuntu w'Imana. Niwe witeye umwaku kubera ko yavuze umuntu w'Imana. Yego. Aka kanya rero uyu munsi nibishaka byane nabwo byatangajwe byemejwe ko yatawe muri yombi, ndetse ni itangazo ryasohotse. Reka mbanze nsome iyi nkuru kugira ngo bigufashe kubasha gusobanukirwa neza cyane, ubanze umenye uko bimeze. Ni inkuru n'ubundi dukesha ikinyamakuru igihe.com, akaba ari inkuru ivuga ko nibishaka Theogene wita umuhanuzi yongeye kuba yatabwa muri yombi. Reka turebe, nari nafungunze connection ndabona ziri kwanga, ariko twinjiremo neza. Yego, ni inkuru dukesha mu kinyamakuru igihe.com ivuga ko nibishaka Theogene wita umuhanuzi yongeye gutabwa muri yombi. Nibishaka Theogene wita umuhanuzi yongeye gutabwa muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha n'icyo gukoresha ibikangisho. Uyu nibishaka yari aherutse gutabwa muri yombi mu mwaka wa 2023 akurikiranyweho
ibyaha bifitanye isano no gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Icyakora mu mwaka wa 2024 urukiko rwategetse ko akurikiranwa ari hanze. Mu gihe agombaga kuburana mu mizi muri Gicurasi 2025, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwongeye guta muri yombi nibishaka usanganywe shene ya YouTube yitwa Iriba ry'Abera TV, aho yafatanywe na Uwimaye Ferdinand nyirishene ya YouTube yitwa Zaburi Yacu, bakurikiranyweho bombi icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha n'icyaha cyo gukoresha ibikangisho. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yatangarije ikinyamakuru igihe.com dukesha inkuru ko ibi byaha byakorewe kuri chaîne za YouTube zabo. Kugeza ubu kandi abataye muri yombi bakaba bafungiye kuri station ya RIB ya Kicukiro n'iya Remera mu gihe dosiye yabo iri gutunganwa kugira ngo yoherezwe ubushinjacyaha. Ibyaha abagabo bakurikiranyweho birimo cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Ibingibi byo hasi ni ugukurikiza ko ni kuvuga uko bino bihano bihanwa. Ati ibingibi reka tureke nyine uhamijwe n'iki cyaha, ahubwo dukomeze hasi. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko muri iyi minsi hari abantu bari kwitwikira umutaka w'ubuhanuzi bakifashisha imbuga nkoranyambaga bagakwirakwiza amakuru y'ibihuha bagamije gukura abantu imitima. Ati turasaba abantu kutabiha agaciro ahubwo bakita ku bikorwa teza imbere. Iyi nkuru uyakiriye gute yo kumva ko wabita nibishaka Theogene yaje kuba yatabwa muri yombi? Iyi nkuru urumva nibishaka baza n'ubundi kumufata nari ndaho bamufatiye agerageza gutoroka, ariko nyuma numva amakuru yuko yafashwe, ariko kuri uwo munsi hajyanwe uwo Ferdinand nibishaka agerageza we gutoroka, ariko nyuma numva amakuru yuko n'ubundi yafashwe. Rero ntabwo navuga ngo nayakira neza mu ruhande rumwe, ariko no mu rundi ruhande nibishaka nagenda bagiye mu kigo ngororamuco. Kubera iki? Kubera imyitwarire yiwe. Nawe ntago natinya kubimubwira, niyo najya kumusura nzanamusura, ariko ntago natinya kubimubwira kubera ukuntu nibishaka yitwaraga pe. Yigagazaga akumva ko ari we muhanuzi kuri YouTube, akumva nyine ko ari we umuntu ufite ubuhanuzi bukomeye, kandi yabaga afite ubuhanuzi rimwe na rimwe busenya abantu, butari ubuhanuzi bwubaka. Duhereye ku buhanuzi yahaye Pastor Mutesi, wagiye ubwumva ubuhanuzi yagiye amuhanurira ngo iby'ukuntu yari kuzashaka ngo umugabo ufite uruhara nk'urwe n'ibiki, akavuga ngo ubukwe ntibuzaba. Yavuze Pastor Mutesi ko ubukwe bwe butazataha, ubwo bukwe budahari. Ibyo byose ni ibinyoma byagiye bibaho n'umuntu wese ufite ubwenge, sibye ko na leta yacu igenzura, ariko yaragenzuye nyine igenda ireba ibintu yagiye nyine ahanura rimwe na rimwe bitabayeho, n'abanyamakuru bakagenda babigarura ati ibi bintu ko bitigeze biba, ko bitigeze rimwe na rimwe. Ndumva hari ubundi buhanuzi nigeze kubona ahanurira ngo gafaranga na Papa King ngo bagiye gufungwa. Yego, icyo nabyo twari kuza kubigarukaho. Yego, turaza no kubigarukaho n'ubundi. Ubwo buhanuzi nabwo buza kuba, ariko bamwe bavuga yuko n'ubundi yahanuye biriya bintu gafaranga yamaze gutabwa muri yombi. Umuntu umwe aravuga ngo bajye bareba amatariki nibishaka bayahanuriye ibyo bintu, kuko ahanura n'ibintu byabaye yamaze no kumeshunga shuwa ko abifitiye amakuru. Rero ntabwo bikwiye kuba yatabwa muri yombi bakajya kumugorora, ashobora kugaruka hari uwundi murongo yagiyeho. Yego, kuba yatabwa muri yombi akagenda n'umunyafu bagiye kumucishaho. Iyi ni akanyafu bagiye kumucishaho, kandi natwe twese twakoze amakosa baducishaho umunyafu. Nta kintu bitwaye guhana umuntu ikosa, kandi ntarihakana nibishaka ikosa ryiwe araryemera. Ikibi nuko utaba wemera icyaha, kandi ikosa ryiwe arabyemera. Rero ibi bintu biraza gutahanga Yesura ku buhanuzi. Kugeza aka kanya nimba biri kuvuga ko abahanuzi bose baza kuri social media bakwirakwiza ibihuha, ntabwo ari bose, ntabwo ari abahanuzi bose, ahubwo bajya baca umugani bakavuga ngo abumwe agatukisha bose, sibyo? Yego, pasiteri ni urugero, baravuze ngo gafaranga yanigaga umugore wiwe, siko babivuze? Yego, ntibivuze ko hatari n'abandi ba pasiteri bubatse ingo zabo kandi bakaba bazubatse neza
bataniga abagore babo. Yeah. Rero kuba umuntu yaza kuri social media akavuga ati njyewe ndasambana ndanabyemera, ntibivuze yuko hatari n'abandi badasambana, ahubwo abumwe agatukisha bose. Abahanuzi b'Imana barahari, ahubwo kubera ba bandi batubanjirije bakadutobera amariba, usanga nyine tutakemerwa, bakavuga ati nuyaje nka wa wundi, nuyaje nka wa wundi, nuko bigenda. Mbere yuko tugaruka ku nkuru ya Gafaranga, ndagira ngo mbanze mwibarize iki kintu. Umuvandimwe Pastor Mutesi ngo ubukene bumumereye nabi, yasubijwe mu cyaro, amerewe nabi, YouTube channel yarayigurishije, amerewe nabi nyuma yo kuva Dubai, amafaranga yose yarayamaze, bakaza bakamusora mu nzu, amerewe nabi. Nyamara abantu mbona ari inkunguzi hubwo nibo bikungurira n'ukuri, nibazajya banabafunga ntibakazajya bavuga ngo babafungiye ubusa, bajye bemera ibyaha baba bakoze. Nese Pastor Mutesi n'ubundi aho yabaga kari hakiba wa muntu we, ko atigeze avaho yabaga muri iyo etage bavuga ngo bamusohoye mu nzu. Nabonye barafasha akantu k'akazu k'ibyatsi ko mu cyaro kudutegura bakubita mu rwego. Pastor Mutesi ariho ntabwo ari mu rwego rwo kongera kuba yasubira mu cyaro. Yananiwe gusubira mu cyaro ubwo yareraga abana wenyine, asubiye mu cyaro ari kumwe n'umugabo. Ese ikintu kimbabaza, abatangaza inkuru ko asubiye mu cyaro nibo bagiye no gusura amazu y'umugabo atondetse ku murongo. Ayo mazu nayo aragurishijwe. Abatangaza izo nkuru nibo batubwiye yuko Pastor Mutesi afite imodoka, ngira ngo yahoho, ngo ni imodoka zingisha za Etokore, sibyo? Izo modoka ziragurishijwe cyangwa zigiye muri cyamunara. Njyewe nicyo kintu nibaza, nk'umuntu nk'iyarebye nk'aya makuru cyangwa akareba nk'iki gihuha, wakibwira ko njyewe niyo nabandi kuvuga ukuri yabasha kwemera ko ari ukuri? Biba bigoye kumvisha umuntu ukuri warebye ikinyoma, warebye igihuha. Urumva abantu bajye babimenya, nyine ni inkuru abantu baba bashaka, cyangwa se kugira ngo wenda inkuru zirebwe zitrininge, ariko ntabwo urwego Pastor Mutesi ariho, hari urwego rwo gusubira mu cyaro. Pastor Mutesi mu by'ukuri tuvugishije ukuri, wenda nge nanasubira mu cyaro, sibyo? Pastor Mutesi yize ibintu byo guteka, afite kampani akorana nayo y'ibintu byo guteka, sibyo? Afite akazi muri make kamuhemba buri kwezi. Ako kazi kamuhemba muri kwezi naho banakena, simpamya yuko umuntu atakena koko, nibyo koko umuntu yakena. Naho banakena wenda bakava muri yataje, wenda dusipoze ko etage ihenze iri ku mafaranga menshi, bashobora kuyivamo bakajya wenda muri kadastere, cyangwa baganakodesha n'agakonoshi kari keza, kari aho gatujije karaho. Wenda nimba n'urugero etage yayishyura wenda n'urugero miliyoni, wenda ashobora nko kujya muri konoshi ya 300 cyangwa ya 400. Uwo muntu uba muri iyo nzu ntabwo abakennye, ntabwo abaciriritse pe. N'umuntu uba mu mujyi wa Kigali akabaha guhera ku nzu ya 25 gusubiza hejuru, ntabwo uwo muntu abakennye mu by'ukuri. None urambwira ngo umuntu asubiye ngo mu cyaro, muri kakazo nabonye bakubise amunere amategura, uzi ko no mu rugo iwacu aho mvuka batakiba mu nzu imeze nk'iriya. Ni ukuri kumugenzi ujya mu ijuru, kari akazu cyakora nabonye bashyizeho mama gatekeramo mu gikoni, ni gikoni cyo, nicyo gikoni cyo mu rugo. None ngagiye kuba mu gikoni, avuye muri etage agiye kuba mu gikoni. None se kintu yakoreye Imana Pastor Mutesi kibi cyatuma Imana imuhananurika mu kubita hasi kamujyana muri ako kazu ni igiki? Kuba yarashakanye na Fredina, kandi noneho bagashakana bidaciye mu mwijima, biciye ku mucyo. Nese Pastor Mutesi nta bwenge agira ku buryo yavuga ngo bamusohoye mu nzu bamutaye hanze, yarakoze ubukwe burenga miliyoni 10, ku buryo izo miliyoni 10 atari kuziguramo wenda n'urugero n'inzu ya miliyoni 10, bagakora urukiko bakibanira. Bagiye abantu bareka koko mu by'ukuri. Abantu bati Ferdinand aramutaye ntago bakiri kumwe, babujijwe n'iki kuba bari kumwe se? Niyo mpamvu ubona nyine mu by'ukuri ubwo bukene bwaje. Nuko telefone yanjye wenda iri gufata ikiganiro, nkwereka uburyo ahubwo abari no mu buryo Pastor Mutesi ntibari kumwe, ntago bavuye umusibejo ku mazi ku Gisenyi nyuma yo kuva Dubai. Ayo mafaranga arabonye se? Ayo mafaranga arabonye kandi ubivuga ko ubukene bumwishe. Yavuye Dubai, akiva Dubai nta n'icyumweru cyashize, ahita ajya ku Gisenyi. Nuko telefone ndi kwifatisha ikiganiro mba nkweretse, ahubwo ni ishyari bamufitiye ry'ukuntu abayeho neza. Baba babona ayo mavideo
abafite nimero yiwe baba babona ayo mavideo biryoheye bimereye neza bari mu rurove bari mu rukundo barangiza ahubwo bakazamura nyine umunwa wo kubasenya ariko byaranarangiye ntabyo kubasenya byo byararangiye ibyo byo babyibagirwa ko Pastor Mutesi yaragurishije cano yaranabisobanuye yayigurishije ku rwego rwo kurinda umutekano wiwe kugira ngo yiturize ariko harimo no kuba wakennye none se ubu ngubu ntabwo uzi kwiyingiye yanjye ejo bundi nari ndi kuyishyira ku isoko nshaka kuyigurisha byari byatewe n'iki nari nabuze amafaranga yo kujyana abana ku ishuri na nyine nzi ari kunyishyuza ndavuga ati ngiye kuyigurisha yewe nari nabonye n'umukiriya ari kunyihera 400 ndavuga ati 400 se nibabimpa ndabyishyura inzu nanabirye bite birangira n'ubundi nta kintu na Pastor Mutesi naye nuko rero ngirirwa amahirwe ndagira rero Pastor Mutesi ashobora kuba yarayigurishije cano ndumva yari yayishyize kuri miliyoni 10 niyo yaba yarabonye umuha miliyoni 8 cyangwa miliyoni 7 nta kintu byaba bitwaye ibyo ngibyo miliyoni 7 wanayaguramo imodoka ukayishyira mu muhanda ikajya kwinjiriza buri kwezi nk'uko cano yamwinjirizaga buri kwezi ariko ugaca ikintu bita akavuyo cyangwa ugaca ikintu bita stress muri wowe akeneye kwituriza yafunguye indi cano acishaho ijambo ry'Imana kandi nta kintu binamutwaye nta nicyo binamubangamiye ahubwo abantu babangamiwe n'iki babangamiwe n'iki muri abo bantu babivuze ngo yagiye mu cyaro hari umuntu yigeze yakimperekeza hari umuntu yigeze asezera avuga ngo ubuzima burananiye ngiye kuba mu cyaro cyangwa ngo amwake inkunga tuvugisha ukuri umuntu yatse inkunga azabyandike no muri comment cyangwa naze no ku mihanda avuga ati ngiye Pastor Mutesi icyo gitumye ngurisha cana ngo cyangwa azaze avuga gute subiramo ako kantu azaza avuga ngo Pastor Mutesi yaramubwiye ngo ubuzima buramunaniye afashe umwanzuro wo kujya mu cyaro cyangwa se avuge ngo yaramusezeye nuko ngo we azaza avuga ati nge umuntu yaba yarabibwiye yaba yarasezeye azaza avuge gute azaza bivuge hano ku mihanda avuga ati nge Pastor Mutesi yaransezeye yarambwira ngo ubuzima bwananiye bw'i Kigali nge fashemo kujya mu cyaro itaje naniye kuyishyura azaza bivugire hano ku mihanda uwo muntu tuzabyemera naza akabivuga akabihamiriza koko ko icyo kintu cyaba cyarabayeho yarabikwibwiriye we kugiti cyo bajye baza bavuga ibintu ariko bifite n'igihamya n'ibimenyetso bo kuza bafitira inkuru z'ibifinda bakubitaho ngaho ni bavuga ibintu bifite ibihamya n'ibimenyetso bavuge ngo Pastor Mutesi agiye mu cyaro agiye kubwiza impamvu bigenze gutya dore anyohereje yo gutya na gutya yego yanabikubwiye ariko urafata ikintu ugaterura ugakubitaho ngaho nk'uri gushaka inkuru ntabwo biba bikwiye pe ntabwo biba bikwiye rwose ariko niko bimeze abantu se wowe abantu baraza bakavuga bagashyira amakuru hanze bati Pastor Mutesi yakennye yagurisha agacano yakagurishe miliyoni zingahe ahitagura kandi gashyashya akimara kuyigurisha yarababwiye ngo nayigurishije aya naya tujye tuvugisha ukuri abaje bavuga ngo ayigurishe ngo miliyoni 500 kereka nimba ari umukomisiyoneri wamushakiye umukiriya aho ngaho twabyemera ko abakomisiyoneri buriya nabo bamenye inkuru kuko nigeze nanjye kubaho umukomisiyoneri nimba ari umukomisiyoneri waba waramurangiye umukiriya aho ho twakemera yuko ibyo yaba yaravuze byaba ari ukuri yego ariko nimba atari umukomisiyoneri waba warabigizemo uruhare ntabwo ibyo bintu mbyemeye yego Imana ishimwe ubwo bukene nabo hari ako kantu rwose umuntu akeneye kukumva ntabwo Pastor Mutesi akennye ntabwo ari umukene nta bukene afite Imana ubukene yarabubirinduye ahubwo n'amashyari ubwo nze gusanga abantu nubwo bavuga ngo Pastor Mutesi baramukunda abantu baramukunda noneho baricara muri showbiz bakara nta yindi nkuru bakeriya ngo bakore iryohe nka Pastor Mutesi ariko mwarebye indi nkuru mwakeriya wenda mukanzamukiraho mukankoraho nk'inkuru igatrininga Pastor Mutesi mukamuvaho natwe tukajya mu kibuga biragoye cyane ni mudute mu kibuga Pastor Mutesi mumucutse kuko yamaze gucuka ibyo bintu yamaze kubirenga rwose ahubwo ni mumucutse
mwangaje abandi. Mu minsi yashize wo bita Pastor Justin yaje guhura n'uburwayi bukomeye cyane, araremba, aho yararwaye impyiko, mbese n'umuntu wari wabaye indembe cyane ku rwego rwo hejuru cyane. Nuko nanjye nari ndwaye mba naramusuye Justin. So ubwo burwayi rero bwa Justin rero ni uburwayi bwakoze ku mitima benshi, ariko nanone abantu bakibaza bati Pastor Mutesi ko Justin yagize gutya mbere yuko arwara agasaba imbabazi, Pastor Mutesi akavuga ati nsabye imbabazi aho nabangamiye Pastor Mutesi hose, ati Pastor Mutesi ndagusabye mbabarira umbyare mbera mama. Kubera iki Pastor Mutesi nta kintu yigeze akora na kimwe ku burwayi bwa Justin cyangwa se agire icyo abivugaho? Abantu bati ibi ngibi byamubayeho kubera ko yatewe na za bya bindi n'imbara umwako na Pastor Mutesi, kuko nyine ngo amwigize inshuti cyangwa iki. Ibyo tubyirengagize ni comment z'abantu zidateka. Oya Pastor Mutesi kiragiye ntabwo nta n'ikintu yari kubivugaho, gusa yaba hari aba yaramusuye, kuko Pastor Mutesi nta mutima mubagira, gusa yaba hari aba yaramusuye, ariko muri kiga gihe ntabwo yari ahari. Yarari agira umutima ubabarira vuba, yarari ku Gisenyi, agira umutima ugira impuhwe ubabarira vuba rwose. Yarari ku Gisenyi, ntabwo yari ahari muri kirya gihe. Urumva ntabwo ari guta umugabo yaramusokanye bameze neza ngo agiye kuza gusura nanone Justin. Ntabwo rero wanamenya ngo wenda Justin nuko atabitubwira wasanga yenda yaranamukandiye n'akanyenyeri, ariko nimba ataranamukandiye ntabwo yihangane, ntabwo kuba atarakamukandiye ari cyo cyavuga yenda aho yuko akennye, ubukennye bwamuteye. Amaherezo ya Sandrine urabona biri buze kumugendekera bite rero? Sandrine se Sandrine nyine abamufasha nibamufashe nyine bamugurira icyo kibanza nyine wa mugani bazamufashe no kucyubaka mwiyo nzu nyine ashyiremo abo bana. None se ubwo ngubwo mere nk'aba bandi banditse muri comment bavuga ati araza kwirizwarizwa, twebwe natwe dufite ibintu bituriza. Umwe yanditse aravuga ati abo bana aho bahamutereraga, aho babamutereraga ntabwo uwamuteye inda z'abo bana ntabwo yamwegera akamwaka ubufasha, katajya amuvuga muri showbiz cyangwa ngo avuge ko yajya no kumushaka akamufasha no kurera abo bana, cyangwa banamutegeka no kumuha n'indezo y'abana. Urumva rero ibya Sandrine Imana niyibizi, ntago namenya iki umugambi Imana imufiteho, niyo uwuzi. Ntago najya kuvuga ngo Sandrine bizagenda gutya, Imana nibona ari ngombwa nyine ibimufashemo. Reka nanone twifashishe iki kiganiro kiri kuri Bosco Empire. Ni ikiganiro reka nse nko penga ku majwi ndane nkubaza utubazo duke cyane. Ijyanye ngo bibwiye n'umuryango we urabiza hari afungiye Kicukiro umusange ujye kumenya amakuru yawe yatanze. Si icyo washakaga, singiye ubitangaza, ariko arafunze kuko namugeze abafunze. Baba amafaranga nge muramba yahi kunyaguhaye amakuru. Uzaze tujyane gusura nibishaka unyereka hafi. Genda karabyihene. Yende se shabiriye. Urahazi ahari mu mazi minzi mukorana ibiganiro, ejo nabonye muri uko mutaba. Igiwe yaje ariko ni kwa Bosco Empire. Ano kuri YouTube muri njyaje muri akari. Oyange wasijya nkora ibiganiro nibishaka. Iki ni ikiganiro bavuga ko ni ikiganiro kiri ku Bosco Empire gifite umutwe uvuga ati Pastor Mutesi ni ufungishe nibishaka Theogene. Ese koko nibyo koko mu mboni zawe wumva nibishaka kuba afunzwe yarafunzwe na Pastor Mutesi? Oya Pastor Mutesi se yarafite izihe mbaraga zo gufungisha nibishaka yafunzwe n'umunwa wiwe, yafunzwe n'ibyo yivugiye mu kanwa kiwe, ntago ari Pastor Mutesi wamufungishije rwose. Nese ubu ngubu Pastor ntuza nibishaka niwe wavuze kuri Pastor Mutesi wenyine? Ntago ari we wenyine, ba Pastor Claude ntibamuvuzeho, bamuvuze bayimpaye bose n'abandi bose ntibamukozeho ibiganiro nabayezeke n'abandi. None ari ibyo ngibyo bafunga bose bahereye ku murongo, ari we bazize, ariko yazize ibyo yivugiye. Yego reka dusoreze kuri iki kintu. Ni ikintu tugiye gusorezaho, ni ikintu cy'ingenzi nari kukubaza muri kino kiganiro. Simvuze ngo ni icy'ingenzi kuko nta bigenzi cyane burimo, ariko nanone abantu bagomba gusobanukirwa. Reka nyikwereke kubera ko umuhanga yaravuze ngo twigira ku makosa twakoze.
so ubwo rero twikomereje ahangaha ngiye kuba nagaruka kuri message za Bosco yandikiranye na Pastor Mutesi, sinzi rimbi zo message warazibonye nari kuzibona hese, reka nzikubwire rero. Uwo bita Bosco Empire yandikiye Pastor Mutesi message kuri WhatsApp, ni reka nzigusomere uzumve nawe. Ziri gutinda kujyamo ariko reka zijyamo nzigusomere fresh. Uyu Bosco Empire yandikiye Pastor Mutesi ati waruhutse neza agafaranga wakwatatse nawe byakomeye, hasigaye mama Charlene. Urumva mama Charlene se yagize ati, urumva ko Bosco nyine niho wandikiye ibi ngibi ati Pastor Mutesi yatamusubiza ati sha simerukaho YouTube narayicitse njyewe mfite ingendo ngiye gukora zivuga butumwa mu bihugu bitandukanye nzaba ngaruka. Undi ati ahita avuga ati gusa ijambo ry'Imana ryo nirizajya ribura kurigira neza. Ari Pastor Mutesi wandikira Bosco Empire. Uwo bita Bosco Empire naramusubiza ati uzajye unyohereza update basi nikorera akazi sibyo. azajya mwoherereza update yikorera akazi. Ariko Bosco Empire amubwire. Undi ati wowe ikintu mushakaho ni amakuru ati uzajya unyuza utwo tu video nikorera akazi. Tujye dukosora ikintu, ntabwo ari byiza kwandikirana n'umuntu message nurangiza ngo uhita uza kuyijugunya hanze. Nyine ni bya bindi nyine nkubwira ngo ni akazi nyine baba bibereye, ariko icyo gihe bituma nanjye ntinyamo. Ahangaho umuntu uko amwandikirana message akazishyira umufata ute? Reka nkubwire, ntago uwo muntu nyine njye namufata nk'umwanzi wanjye, nta rukundo aba mfitiye. Kuba twakwandikirana na message twandikiranye ukazifata ukazishyira hanze, ntago biba ari ibintu bikwiye rwose. Buriya message wandikiranye n'umuntu siri biba ari ibanga mugiranye n'umuntu ijyanye no muri telefone. Wowe mukimara gutandukana ufashe message urazifasujuje hanze. Rero ntago bira bintu ntago biba bikwiye ko wakandikirana n'umuntu message ngo zite hanze rwose. Cyakora wenda kereka bakwibye telefone bikaba byakorwa na mugenzi wawe wundi ariko atari we biturutseho. Yego abanga Bosco ati uzajya unyihera update basi nikora akazi sibyo. Pastor Mutesi ati uramenya ahubwo ejo utazazira ko tuvugana. Ese abantu bazira kuvugana na Pastor Mutesi? Tubanze tujye kuri kano kantu nyine nuko abantu babifata nyine hari nkaho byabaye nyine ikibazo. Urumva umuntu wese hari uvuganya na Pastor Mutesi baba bumva hari ko Pastor Mutesi yabaho wenyine, kandi buri Imana yo yamaze kugusiga igikundiro. Abantu barizana, ntabwo umenya n'uburyo abantu baje. Rero abantu bashobora kuza baje kuri Korodina, noneho umuntu yaza akavuga ati Korodina ntimuzongere kuvugana, ntago bikwiye. Rero ntago navuga ngo kuvugana na Pastor Mutesi ni ikibazo, ahubwo nyine yo hari navuga ngo iyo umuntu agufitiye inyungu cyangwa umumaro. Urumva nka Bosco Empire bavuganye na Pastor Mutesi akajya amukuramo amakuru nk'aya akayazana hano hanze, Empire akayacuruza mbere yanyu. Urumva nyine Empire ahita asa nk'uzamutse ibiganiro bye bikarebwa. Navuga rero ngo baba bari kumuca intege hari se ntazongere kuvugana nawe, mtabyara ikibazo kandi abamubujije bagahindukira n'ubundi nabo bakamuvugisha. Yego uwo bita Bosco abaramwandikiye ati ese kuki ukorera ku bwoba? Pastor Mutesi nawe ahita amusubiza ati kandi binkubwiye nutitonda ugakomeza kumvugisha uzabizira, bazabikuziza. Uri kumva? Pastor Mutesi ariko abwira Bosco. Pastor na Bosco ahita amusubiza ati abo bihorere. Noneho Pastor Mutesi ati umva wowe komeza umujyo wo kunyanga no kundwanya nibwo uraramira kuri iyo mihanda. Wowe ntabwo ufite ubwoba bwo kutazara. Pastor Mutesi aramwe ati komeza umujyo wo kunyanga no kundwanya nibwo uzaramira kuri iyo mihanda. Akomeza umujyo wo kumwanga no kumurwanya nibwo azaramira ku mihanda. Naho nizanisha ibintu by'ibyo cyo kumuvuga neza. Ariko rero nuko utumvise kiriya kiganiro cya Sandrine twakoze, ese numvamo nanjye akantu kanteye ubwoba ngo abayutubers ngo mu bayutubers ngo harimo ikintu cy'uburozi ngo bukomeye cyane. Sinzi ibi bintu hari igihe nanjye mbireba nkumva nanabivamo wanamugani, kuko nubundi nkurikije iminsi mbimazemo
igihe mbimazemo ntacyo mbona cyanza, ntabyo mbona byanzaniye inyungu zirenze ku buryo nazajya wa mugani numva nyine wa mugani ngendana urwikeka nkavuga ati uyu muntu ni nkamaneko ku buzima bwanjye n'iki nkahora numva afite urwikeka. Abantu rero bacunge sana, abantu bacunge sana kandi bagira ubwenge no gushishoza muri izi YouTubers twajemo, nicyo nababwira nge. Uti muri YouTube harimo abarozi benshi cyane, hari umuntu ugerageza kuba yakuroga wowe? Ntabwo ugese ububanduga banzize iki cano yanjye ko itarazamuka ngo uvuge ngo ndahembwa ngo amafaranga wenda menshi ngo mvuge ngo umuntu yandoga, sindaba n'umusitari ukanganye ngo mvuge wenda ngo nabarusha ama views cyangwa n'iki. Abahanganye nabo baba bakeneye ama views cyangwa bano bafite amacano arenze ari hejuru, wenda nanjye ningeramo urwo rwego wenda bazabigerageza kundoga. Hari amakuru ariko iyo umuntu wakubwiye ati runaka baramuroze kubera ibya YouTube, bajya babivuga nyine, bamwe bakanavuga ati runaka uzamwirinde, runaka atera umwaka iyo wicaye kuri kamera yiwe atuhita uzima na cano yawe igasa nk'isinziriye. Abya nibyo babeshya, abya nibyo babeshya. Hari umuntu wigeze uwo so uwo muntu nagakora buri munsi. Ariko reka nkubwire Siri, ngewe wenda uwo muntu ntago namuvuga, ariko ngewe hari umuntu twicaranye kuri kamera kandi nkiva kuri kamera abantu bahita babimbwira. Ngewe uwo muntu tukicarana kuri kamera, YouTube yanjye cano yanjye uze kuyisura urebe, nari ngeze ku rwego rwo kurebwa n'ibihumbi 12 kuzamura. Umva hashize icyumweru nayoboye ikintu cano yabaye, nkajya ndebwa n'abantu 20, nkarebwa n'abantu 30. Umuntu arambwira ati uriya ni umwaka, ahubwo nimwongera no kwicarana kuri kamera cano yawe izazima burundu. Icyo kintu nanjye narakirebye. Ujyeho kuri cano yanjye urebe, nge nikundira ukuri, urumva ujyaho urebe. Nigeze kurebwa ngera mu bihumbi 12, noneho hejuru y'ibyo bihumbi 12 uzamuke hejuru uze kugenda ureba abantu batangiye kujya bandeba. Yes, ari ku Ngoma TV nimo ndareba ibiganiro biriho mu bantu mwicaranye, mbonyemo Sandrine ni watumye bigenda gutyo. Oya ntago ari we, dukomeze hasi. Oya ntago nanamukubwira umuntu muye no mudabu, urumva. Reka nkubaze, abantu twicarana kuri kamera ntabwo ari ko ibiganiro byose mbishyira iwanje, hari nabo twicarana mbibaha nyine babishyira ku macano yabo, ntabwo twicarana ngo mbishyire iwanje ibiganiro byose. Abantu mwakoranye ibiganiro ngiye kubakubwira bose, hari uwo bita ubwo harimo Sandrine, harimo uriya Aposo wa undi bavuze ngo Aposolozine, hari abantu benshi. Seko twicaranye n'abantu benshi nabandi bishaka twicaranye, mwaricaranye mu kiganiro, na Pastor Claude twaricaranye, na bajiste twaricaranye, nicaranye n'abantu benshi cyane kandi nakoreye no ku binyamakuru byinshi cyane. Ubwo se wamenya ngo ni bishaka rero. Oya wibekera nibishaka kubera ko nibishaka dahara ari muri gereza. Ubwo ni Pastor Claude. Oya wimbaza ngo ni Pastor Claude cyangwa nini. Pastor Claude ni umukozi w'Imana. Icyo nzi cyo nuko Pastor Claude ni umukozi w'Imana, nabihamya. Imana akorera arayizi, nanjye ndi umukozi w'Imana, afite iyo nkorera nawe afite yakorera. Icyo nzi cyo nuko ari umukozi w'Imana, ntabwo ibyo bintu yabikora we, icyo cyo nakimuhamiriza kuri Pastor Claude. Twita tunagana no kuwa bita Bosco Impana mu minsi yashize yageze avuga ati ngo hari umurozi muri social media ngo ufungisha abantu. Umurozi muri social media ufungisha abantu nyine ngo bajya gucisha bakajya kuzana ibintu by'amadawa, nimba ari amadawa ngo bakajya muri Tanzania benshi. Keshi na keshi numva aba YouTubers benshi bashiriye muri Uganda, urumva. Nonge ahubwo naje gusanga hari igihe baza bakikakaza bizeye imbaraga hari babahaye, imbaraga bikarangira zirangiye, kuko imbaraga zo kwa Satani zirarangira. Uzare n'umugore wagiye mu wapfumo bakamuhinja inzaratsi akaziha umugabo, izo nzaratsi hari igihe zirangira umugabo none akagukubita akagukuramo nk'iryinyo cyangwa ijisho akaryangiza, wari wizeye ko hari utuntu wamurungiyemo naho twarangiye. Rero ibyo bakishingikiriza byose babyumve, yaba ari uwagiyeyo akajya gucisha izo mbaraga cyangwa akajya gushaka n'iyo miti, ibyo bakwishingikiriza byose bizarangira hejuru y'Imana, hejuru y'abarozi hari Imana ishoboye ibintu byose. Rero ibyo bakwishingikiriza byose babikore ntibabikore, hari ubategereje nawe.
uko byagenda kose abo bantu bakoresha iyo myuka mibi ariko ni ibigambo bavuga njye ntabwo njya nezera ko imyuka mibi ibaho we imyuka mibi ibaho udakina njye ntabwo njya nezera ko bavuga ngo umuntu ashobora kugenda ngo akajya gukoresha iyo myuka mibi kugira ngo azamure cano ye ibiki n'ibiki ibyo ntabwo mbyemera pe sha njyewe nzi neza ko abarozi babaho n'imyuka mibi ikora ibyo byo nabihamye nabihamye mgendeye ko njya mbona abantu bakoresha nyine imyuka mibi kenshi na kenshi nk'aba bapasiteri wajya kubona basengera abantu bakabatunga ikiganza ngo faya bakagwirirana abantu ewana ntago ziri ari imbaraga z'Imana ntago Imana ngewe nakurikiye nsenga ntago Imana ikora kuriya siri hari izindi mbaraga baba bateruye muri za Nigeria muri za Tanzania muri za Uganda ngewe nagiye mu Bugande njya mu Bugande rwose mbishaka mvuga ati Imana yavuganye nanjye ngo izanyambutsa umupaka nye nambuka n'umupaka bakinera akashi ndapfuka amashima Imana ndavuga ati Imana uciye karandi iri ni itangiro ry'uko umupaka ngiye gutangira kujya nyambuka nkagenda ariko nagezeyo mbona ahantu bari gusengera hara ku musozi wa Prometeni hari ahantu hari urusengero ndeba ibintu bari kuhakorera ndavuga ati burya koko ibintu bavuga by'imbaraga mbi z'imyuka mibi birahaba koko ndeba ukuntu abantu bajya bafatwa n'ibintu byo kuzunguza imitwe bikabafata bikabititiza umuntu bakavuga ngo ni mu mureke mwabona abantu bari gucamo urufuzi ugacamo kanwa abandi bakagongera bakamera nk'ibisimba utamenya ndavuga ati koko ndabibonye hari imbaraga zindaba abantu aho zirakora Satani arakora ntiwibwire ko Satani nubwo yavuye mu ijuru ntabwo yavuye mu ijuru impano bazimwambuye ikintu naje gusanga Satani atigeze akora azarinda apfata nakoze niyo mpamvu ubona barwanye Pastor Mutesi kubera yuko yirongorewe Satani ntabwo yigeze arongora sure hari aho bizi se wowe Satani nawe yigeze arongora ntabwo Satani yigeze atunga umugore ntabwo Satani yigeze atunga urugo niyo mpamvu rero n'umuntu yo yubatse urugo rekejo bundi mbone fiance yego urebe uburyo ahubwo abanyamakuru mwese mutera za kamera mukavugisha kubera Satani ntagakunda umuntu Satani ntagakunda umuntu wubaka urugo ngo ashake ngo yubaka urugo urumva naho ibyo kuvuga ngo impano Satani bamujugunya hano ku isi yarazimanukanye yarazizanye rero ntago bivuze yuko izo mpano Satani n'ubundi yamanukanye atazikoresha zigakorera no mu muntu umudayimoni akakuvugira mukibwira ko ari Imana iri kukuvugira kandi ari umudayimoni uri tuzakora iki kugira ngo se bino bintu bigabanyuke sibye se kugenzuza umwuka no kuba wasenga umwuka w'Imana akaguhishurira kugira ngo uwo muntu wamumenya mwaba municaranye rwose mukanasangira ntago wapfa kumumenya Yesu yagendanye n'intumwa 12 ariko kugira ngo Yesu amenye umuntu uri kumugambanira Yuda yaramukundaga akitanga mu bintu byose akamwereka urukundo hahandi Yesu ajya no kugira ngo agaragaze ikimenyetso cyo kugira ngo afate Yesu yamusomye kwitama Yesu aramureka ariko kubera ko yarabizi umurozi muragendana natwe tugendana nabo tukagendana nabo tubizi yuko ari abarozi ukagendana n'umuntu uzika kwanga ari umwanzi wawe ariko ukavuga ngo reka ndeke iminsi yicume yisunike tugendane nyine bakavuga ngo umurenzaho wera ibijumba rero ntabwo navuga ko abarozi badakora ahubwo ikintu cyabaho nuko nabwira abantu ngo nugusenga nyine umwuka akaba yabasanga bakagenzuza umwuka iteka kubera ko na Yesu yagenzuje umwuka ariko kubera ko byari biri mu byanditswe byuko Yesu azagambanirwa n'umwana w'umuntu akamugambanira nta kindi cyari kubivuguruza ariko Yesu yabishaka aba yaranabyanze ariko ntabwo yari kubyanga kugira ngo aducungure yego reka twinjire kuri iki ngiki turi kugenda tugana ku musozo reka twinjire kuri iki ngiki